bavuga ko abatutsi bo mu Rwanda imbere banduye ko kubera iyo mpamvu bagomba gupfana n'abahutu. Iyo niyo planification rero, ahubwo uzabigire vuba cyane ntitumare nk'icyumweru tutabibonye rwose. Kunganira mu frere Sekidende, ubu ni ubwa kabiri avuga ikibazo cy'ubunetsi bwe yarebye muri ordinateri yo kwa Gasana muri minisiteri. Azibuke rwose akora ka aide memoire, yibuke nk'ibi byose yashyizemo abishyira par écrit ko ni très important. Navuga ko ari nk'Imana yabimweretse. Icyo ni kimwe. Ikindi kugira ngo napuye ibyo arimo kutubwira, aravuze ati ntabwo abantu bapfiriye gushira, ati kuko bakarasira barahari, bayidamange barabonetse, yewe n'abariya bakayumba Christopher bavuye i Buganda ari abana nabo basigaye bazamura ijwi bakavuga ati ntabwo tubyemeye. Mu gihugu imbere hose navuga bazamutse ni benshi batabarika, wenda bamwe batari banamenyekana ariko barahari. Icyo nababwira ni kimwe, nuko mu rubanza rwa Urayeneza Gerard abatutsi bamushinjuye bafunganywe nawe bakomera ku ijambo, bakomera kuri bwa bumwe bwa bundi bwarangaga abanyarwanda mbere yuko ingegera ziza ziyambitse inyenyeri. Barafunganwe ejo bundi bafunguwe bemye bose, ariko bashobora kujya muri gereza bakavuga bati reka twebwe tuvemo ahubwo tumubeshyire. Non, ils ont tenu bon. Et ça c'est l'espoir. Ni ya espoir, ni cya cyizere Kizito Mihigo yazize, yaririmbye akakizira, yigishije akakizira,